hamaze gusohoka ibiganiro navuga bigeze kuri bibiri by'impande ku ruhande rwa FDR, ku bindi bibiri ku ruhande rwa CNLD iyobowe na Colonel Wilson. Twabonye amakuru ko hari ibitero bigabwa ku birindiro cyangwa ku mpunzi, cyane cyane impunzi z'abayobozi ko ziri mu gice cya Colonel Wilson. Kuri twarayabonye dutangira kubona amazina y'abasirikare bakuru bo ku ruhande rwa FDR bayobowe na General Major Byiringiro. Amakuru dukomeza gushakira kugira ngo tumenye niba ari ukuri. Dusoma ibinyamakuru kuri internet cyane cyane nk'inabaza yo itubwira yuko ibirimo kuba ari umwirijyane hagati ya CNLD ya Colonel Wilson ko barimo kuryana, barimo kwisubiranamo ubwabo. Aya makuru abera muri Zaire cyangwa muri Congo mu ishyamba, udakoze attention wabogama, ni utabogama ugasoma gusa ushobora kuba misleading cyangwa wanakwibeshya bitewe n'uko ibivugwa byose ari byinshi. Uyu munsi mu gitondo nabyutse mbona amakuru nanone ku mpunzi zivuga ko zitabaza, zivuga ko zugarijwe n'ibitero biri hariya mu mashyamba. Ndavuga ni ku ruhande rwanjye amakuru nayakurahe, nanditse kuri WhatsApp ya Radio Itahuka, ndabaza nti abantu bafite abantu mu ishyamba mwababaza bimeze biti. Ku by'amahirwe kuri groupe WhatsApp hari umuntu waje kwandika, ndakeka muri Afrika y'Epfo, aravuga ati mfite umuvandimwe, wamuhamagara ukamubaza ati ntago tubizi. Nahamagaye ku by'amahirwe mvuga n'umudamu witwa Anyensi Ayinkamiye. Madamu Anyensi Ayinkamiye rero nkaba namushimiye kuba twameye kuganira, akambwira uko ibintu biteye, ariko nabwo ntabwo navuga yuko ari 100%, kuko ikibazo kirakomeye kucyumva uri muri Amerika kandi kucyumva utari muri organisation. Abari muri organisation bavuga bati twe turabizi, ibibazo ni ibyacu, turabyumva kukurusha. Aho nanone ni judgment abari muri organisation bavuga mu rugaga cyangwa muri CNLD iyobowe na Colonel Wilson. Ikibazo nabajije Wilson abavuze nti aho ni muzarasana, aho ni muzasubiranamo. Arambwira ati twe nta mbunda dufite, niba turasa tuzahunga, niba twataka tuzahunga. Nyuma y'iminsi itageze kuri 3 cyangwa icyumweru nta nubwo kirimo, ko ikiganiro cyabaye kuwa mbere, ejo kuwa gatanu, kuwa kane kuwa gatanu n'uyu munsi amakuru ari hariya ni umwuka mubi yuko bagabweho ibitero. Reka dutega amatwi ibyo naganire na Anyensi Ayinkamiye, ariko nanone nkavuga ni kuko twabivuze ntabwo nashimangira ko ibi bintu birimo kubera hariya birimo kuduha icyerekezo cyiza. Byahagarara bite, ninde wabihagarika? Ese twaba dufite igaruriro ryabyo nkuko nakomeje mbibaza nti aho ni muzasubiranamo? Iribo turimo kumva byaba bigiye kuba impamo nkuko navugaga nti aho ni muzarasana. Halo, muraho neza? Halo, muraho? Muraho. Yego. Ni babita bande? Mwitwa bande? Nitwa Ayinkamiye Anyensi. None madamu Ayinkamiye Anyensi, aho ngaho muri mu mashyamba ya Kongo, watubwira uko byaraye bibagendekeye? Ibitero numvise byabagabyeho byaje nka masangahe, byabatunguye, byabagezeho bita ibyo bitero? Guhera cyo mu gitondo nibwo twanguye ibiryo cyane by'igitero. Igitero cyaje gitwite mu rusare aho rumuri yagiye yahingiye. None barateye baraza. Twaranyanyagiye hirya no hino. Halo? Ndabyumva, uravuga ngo muranyanyagiye, hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda icyo gitero cyagizeho ingaruka? Kubera ahantu h'imisozi hari urutare rurerure ruragenda, bamwe bagiye bahimanga ku rutare baraguritse, barakomeretse, kubera n'imvura igwa ahantu yuzuye, bamwe bagiye bagwa mu migezi ndetse bahetsemo ntahabuze n'abakuramo. Ubwo abandi bari kujya mu bitaro, abandi babuze ababaheka kubera nta muntu ufite umutekano utetse kimeze nabi. None se icyo gitero cyaje kiyobowe nande? Ko tuzi neza ko ubu ngubu bavuga ko hari ibice bibiri, hari igice kiyobowe na General Byiringiro. Mwaba mwemeza ko ari zo ngabo zabateye?
rero aho ndi rwose sinakugeza ntabwo by'ikirere ariko kandi bifite aho ngaho umuntu yagiye kugeza amagingo aya umutekano wanyu Byiringiro umutekano wanyu wifashe ute magingo aya umutekano umeze nabi kuko ubwo bwose twarirukanse ntabyo kurya dufite imvura iratunyaragira n'ikibazo dufite cyane kandi rwose amasasu ni menshi cyane uravuga ngo amasasu ni menshi amasasu araturuka ku mpande zombi cyangwa amasasu aturuka ku ruhande rumwe amasasu ngo araturuka kuri urwo ruhande rwabo nabo kwa Byiringiro ariko ko ntibagenda babyutse n'imbere bari hano kwa dogiteri n'igitero we ubwo n'abandi nabo baragerageza kwigekana muri makeya hari ibibazo nyine byo gucungira umutekano impunzi z'abanyarwanda ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo wavuga yuko ibitero no guturuka ku ruhande rwa General Byiringiro yaza kwica impunzi z'abanyarwanda yarinze igihe kirekire murabona ko byabiterwa n'iki kuba babagaba ibitero magingo ya biragaragara ko ari ikibazo kiri hagati y'ubuyobozi ahubwo ikibazo cy'ikibabera ni ukuntu natwe bisa n'igikatira turi abaturage kandi iyo nagombye kukirinda ahubwo akaba ari kubiteza abasirikare hari abana bangana iki hari abagore bangana iki hari ababyeyi aho muri hari ababyeyi bangana iki hari abana bangana iki ni benshi cyane rwose ntabwo nakubwira umubare kuko ntabwo isansoma yabo nyinshi ariko ababyeyi ni benshi abana ni benshi iki kibazo kibona kiraturutse ni ikibazo cy'uko rero ngiyo yashakira abaturage kwibaruza kugira ngo bamenyekane Byiringiro rero ntabwo yifuzaga ko impunzi zimenyekana nicyo niho ikibazo cyaturutse kugira ngo bajyane ibibazo muri makeya nk'uko bivuga uti ikibazo nicyo kugira ngo babarure impunzi nanjye nakomeje gukurikirana muri iyi minsi iyo politiki yo kubarura impunzi batavugaho rumwe kuki n'impunzi zaba zarimo kwicwa aho naho ni ikibazo kuki izo mpunzi zasigaye zaba zigabwaho ibitero nkamwe muri mu gihirahiro muri hagati icyo mwifuza ni iki magingo aya turaduce twifuza rwose nuko badutabara bakadukiza dutera amasasu inzara iratwishe inzu iratwishe twabuze ko tubirika amahirwe tukabona abadutabara bakadushyira ahantu tutabasaba bakadufasha none bagenzi banyu muri kumwe aho ngaho bagabwaho ibitero kuri bubona batekereza iki ese kuri bubona bazemera kwicwa bareba cyangwa baba bafite ingamba zo kwirwanaho wowe uri aho ngaho nk'umubyeyi madame Nyensi uyu ubyitegereje ubona imigambi imeze ite icyo mubwiye ni uko twarebereye tumenyeye gutemba n'uwo twita umwanzi wacu ariko none urabona n'abavandimwe baziranye n'umubyakire kuko twabuze icyo twafata none se madame Nyensi ukiri aho ngaho kuko hari ibikivugwa muri iyi minsi ko ibirimo kubera mu mashyamba harimo n'ibibazo by'abantu bitwaza ibibazo by'uturere cyangwa bitwaza abantu bakomoka ubu wambwira yuko koko mu bice byanyu hari abantu bakomoka mu bice byose by'u Rwanda cyangwa baba bakomoka mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa mu majyaruguru y'u Rwanda kimwe n'uko ku rundi ruhande baba bavuga ko ari igice cy'abantu baturuka mu majyaruguru ndakumva ubu njyewe kuvugisha njyewe Nyensi njyewe kuvugisha kumoka mu majyaruguru gusa kuvuga rero ngo ni ikibazo cy'uturere ni ukubeshya kuko turavanze impunzi zose turavanze ntabwo ari akarere kamwe kari ahantu ari ahantu byose kuko twese turavangavanze ingabo ziravanze abasivili baravanze ubwo ni uzitwaje ariko nawe warabyumvise aho muri ko icyo kibazo gihari ese ni ubwa mbere cyumvise cyangwa waracyumvise ibyo njyewe narabyumvise ariko ntibigise bituruka aho ngaho kwa Byiringiro ariko aha ngaha turi twebwe turavanze turi abanyarwanda bavanze ntawavuga hano wasize n'ibyo by'ivangura kabere ngo tuzabyemere kuko turihanira neza twese madame Nyensi wenda nkubaza ikindi kibazo wenda cya nyuma nongera kugushimira kuba wemeye kuboneka ngo tuganire tumenye uko mubayeho ngaho ibi bitero bimaze iminsi ingahe bibagabweho cyangwa ni igitero cya mbere cyangwa hari ibindi byaba byarabaye ubundi aka karere turimo twari twakagejejeho nanone bashyizweho ibitero
by'abasirikari b'abakombata ba hano muri kongo. ubwo rero twari dutangiye guhinga kugira ngo turebe ko twakongera tukabaho twose twaratera ikirere cyo kagame. niyo bitugise noneho nshatse guhereje. ni ukuvuga ko aho muri magingo aya mwahageze ejo mu rukerera rw'ejo hashize? ejo mu masaha hafi zose niho urusaha rw'amasaha rwakwicikiranye kugeza n'ubu rero ntitubaheze tubanyanyabye ntabwo tuzi n'abakiriho n'abapfuye ntitubabamenya kandi barahari. none se wambwira ko magingo aya tuganira hari agahenge kabonetse cyangwa urambwira ko hari ahantu hacyumvikana amasasu n'imirwano? kugeza ubu ngubu twebwe aho turihishe dutegereje bamwe barahagaze abandi ntituzi ko barebanye kuko nta kintu kiri kuvuga aha ngaha agakizi ko nzi. ugereranyije aho muri naho urusaku rw'amasasu ruri cyangwa imirwano iri haba hareshya hate ugereranyije naho muri magingo aha? duhaguruka urusaku rw'amasasu rwari mu minota 15 yacu ariko ubwo abandi bose kubizi ko bashobora kuba bari nko mu isaha umwe. bari nko mu isaha y'aho muri magingo aya? aho turi mu mihura ko turanyagiye kuko turi mu misozi hirya no hino no mu mashyamba. urakoze cyane madame Agnes, ubwo turakomeza tubatabarize kandi ndizera yuko n'ejo nibidukundira tuzongera kubahamagara mukatubwira uburyo mwaramutse. ubwo ngubwo mukomeze mwihangane kandi turizera yuko imana ibana namwe. murakoze cyane. ariko mudutabarize kuko tumerewe nabi dusigaye tumeze n'inyamaswa kuko kandi twara abantu. imana irabyumva irabana namwe kandi ndizera yuko n'abantu bafite umutima bari bubyumve ku buryo babatabariza. mugire ibihe byiza mwihangane. nakavuze nti mugire ibihe byiza ariko nta bihe byiza muri icyo gihe. mukomeze mwihangane turabaragiza imana. urakoze cyane nawe.